hari igihugu cyiza cyane gituwemo n'aba ariko kariya makuru yanumvishe niyo umwana ngo baramunoze ngo arapfuye ngo ageze muri morgue ngo bamugejeyo ngo arazuka biriya bintu Imana izaba Imana ya mwana ntabwo byumvikana neza biriya se radiyo Rwanda nayo irabeshya ikintu kiriho ngende numve nimba n'abandi ariko babiri barimo barabivuga ubundi ngende nsaba Imana byose ndabizi irabishoboye impa amakuru nyayo yishakiye kangerageze ngende imbere Igambi yawe si iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka cyane ko numva cyandushije imbaraga za Satani n'iz'Imana ndi kubona iza Satani ziri kubura imbaraga kuca ku muntu byonyine agahita babara umutwe agashaka gupfa ariko urawe ndamwica leta mukura mu nzira nta kindi ndamukorera ngo nisanga aho ubundi Pakistan mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu tabara umugaragu wawe Mana tabara umugoro tabara nanjye yarankoshereje nanjye biramukoze birahagije kigenda kiririmbishwa kindisha umutwe nanjye imbaraga zanjye mbonye ko zigikora cyana cyane ko kitanafata fonera numva ahantu kigeze manze mpamagara icyana cyanjye sha mva mwana ndi muri Gatara bari kunsanga nari ndi kwamana n'imbere mu kadusha sawa Mwami wanjye nkeneye imbaraga zo kugira ngo ikibi kineshe icyiza njye ntabwo bwamwavugana wese rikorerwa kamwe ndaje mubwire nawe abasore b'ubu ngubu mwabaye gute mwana ndaje tuvugana mwabaye umwe ndaje Mwana uzi ko abasore b'ubu ngubu bari imbwa ubu ntiyanareka mwikoreraho uduturo tubiri Pakistan mbega inzozi mbi we
ngo tubiri nuduke se nari ndi gukora ubu nagiye mu buraya se. Mbega turo tubiri ni wa mukire Jovanisi se wanjanye mu buraya ra. Kikanga zaze basamushyize he? Yes, iyi ni yindi level. Kubwanga muri kuruta umusatsi. Ari nayende mwanzozi pe. Mana ntago ndabyiyumvisha neza. Use muhamagara uriya muvuna muheto. Se mana yanze. Umusange muri je tubuze hari ahantu naringiye kumusanga ni he. Narindi yo gucya neza. Uye nuko yanze ko ninjira. Umusange muri gato ngo wenda basi nkoreho duturo tubire ngo navuganye n'umusheri. Ari hehe se mana ya. Sikuryama nasenze ntago bizongera. Manze niragize Imana. Koko ntabwo tugikorana. Wowe ntabwo uragera kuri iyi level, ariko igihe kimwe uzayigera ntabwo iyo nayigeraho. Wowe ntabwo uragera kuri level yo gutunga umusatsi ungana kuriya ukagera ukanawukura. None wowe ntunanagera no kuri level yo kuwukuraho. Uzi umusatsi ikintu usobanuye? Sobanuye iki? Uzakimenya wageze kuri iyo tabu. Ntabwo nzayigeraho ahubwo bino utaze peti ukoze ikosa. Tarambabaje. Ahubwo dore ikintu kiriho. Wamaze kwica umuntu ntiyapfa, arazuka. Uriya muntu afite imbaraga zidasanzwe. Uwiteka Imana ikomeye cyane, Imana nziza. Tugushimiye neza yawe no kurinda watugiriye. Tugushimiye impuhwe zawe n'urukundo watugiye mu ngeri myiza. Kandi nakanya tubonye ko kuza imbere yawe muri kino gitondo tubyutse. Tuje imbere yawe tukwiragiza yuko waturinze, suko twari beza kurusha abandi, ahubwo ni impuhwe zawe n'urukundo uhora utugirira. Mu ngeri myiza tuba twaryamye tukibagirwa gusenga, tukarota inzozi z'abadayimoni. Ariko mu ngeri myiza tuje imbere yawe tugusaba kujya mu ngeri myiza ngo duhe inzozi nziza. Kandi mu ngeri myiza bino byose biba byabaye ni ukugira tubone ukuboko kwawe. Twashe kubona amani ku manywa turimo turagenda, twahuye n'abadayimoni baradutera. Mu ngeri myiza barongera baradutera muri inzozi twiryamiye. Kanza agasuzuguro k'abazimu n'abadayimoni n'ukamibi ya Satani yose turayitwikiyada kumenya n'amazuku. Mu ngeri myiza wowe niwigaragaze nk'Imana, muvuge nk'Imana, tukomeze tugende tubona uvuze mu ngeri myiza guzagenda twihishurira uko bwije n'uko bukeye. Turagushimiye ko twumvisha. Akira icyubahiro n'icyawe, icyubahiro n'icyo mu ngeri myiza. Umuvumenya no gusobanukirwa ijambo ryawe. Urakoze kubyumvisha byose bigushaka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tuhe gufashwa pe. Udushoboze tuzajya tujya kuryama manze dushime izina rya kuko ntabwo byazakunda. Njye ntabwo gwiki uretse y'icyo nyakuri. Inyakuri amasaha duhura ntabwo yaje. Nubwo ntaza n'isaha. Ikintu gitumye nkubwira ngo uzanga. Ubwo bucucu uri kwikoza ibintu byose ubitekereza ngo kubivamo. Ntibishoboka. Umutungo yose ndayibaha. Biriya bintu iyo wamaze kubijyamo ubuzima bwawe baramaze kubutanga babwaraseje. Ntabwo birabivamo byose. Utishuka musore. Ndabivamo byose. Utazishuka biriya bintu ntabwo bajya batukubivamo bakagukuraho. Ahubwo wowe dore ikintu kiro. Turaza no kukwambura imbaraga twaguhaye. Ahubwo kankoherezeyo mu kiringa. Biraza kugukoraho.